Kwizera gukiza TV, urubuga rwa gikristo aho usanga ijambo ry'Imana rihindura ubuzima. Ntugende udakoze subscribe. Guys, nagira ngo tuganire namwe mumbwize ukuri. Hari ibintu maze iminsi ndi kubona cyangwa se ndi kumva mu matwi yanjye, ngabona ntabwo bihesheje Imana icyubahiro, cyane cyane ku bajene. Kumva umuntu ngo ni inyatsi, ngo mureke wana ngo ni inyatsi, ngo nta kimuvaho, ngo ntacyo afite. Harya ubwo inyatsi ni uko umuntu ntacyo afite, bikaba byatuma umurebera mu ishusho y'ubuzima arimo uyu munsi wa none ukamusuzugura? Ariko si uko bimeze, ntabwo bikwiriye muri sosiyete nyarwanda. Uyu munsi wasuzugura umuntu, ariko ejo ugasanga ubuzima bwe bwahindutse. Twubahane, ubaha umuntu. Impamvu y'ibi nkoze iki kiganiro ni uko hari ahantu ntambutse mu kanya, wumva abantu babiri barimo baraganira, bari abakobwa. Umwe abwira mugenzi we ati uriya musore mureke, nta kintu afite, ni inyatsi, yigendera. Ariko byambabaje, bitumije nza gukora kino kiganiro kugira ngo tubwizanye ukuri. Koko nubwo umuntu ntacyo yaba afite uyu munsi wa none, ubukene bubaho, ubushomeri bukabaho, umuntu agakubitika, ariko ntabwo bivuze ko ariko bizahora. Ntabwo rero wamubonera mu ishusho y'uyu munsi ntacyo afite ngo wibwire ngo niko bizahora. Apfa kuba yarasenze Imana. Ese Imana yasenze urayizi? Imana yavuganye nayo se urayizi? Byambabaje rero. Niyo mpamvu nifuje ko dukora kino kiganiro kugira ngo tubwizanye ukuri. Nubona bidakwiriye, muri komenti wandikemo ngo ntabwo bikwiriye. Cyane cyane ndabwira abajene, abasore n'abakobwa, umenye ko Imana yahindura ubuzima bw'umuntu ngo guhumbye. Uyu munsi wasuzugura umuntu, uyu munsi wamubwira uko ushaka, ariko Imana yo ntabwo irobanura ku butoni. Imana yamurengera ubusuzugura uyu munsi. Hello, ndabasuhuje bakunzi bo Kwizera Gukiza TV. Muri inshuti z'akadasohoka, mwagize neza kubana natwe, kuba warakanze subscribe. Nawe utarakanda subscribe ku Kwizera Gukiza TV, wari kugenda udakanze subscribe aha ku Kwizera Gukiza, uzahabonera byinshi, cyane cyane ijambo ry'Imana n'impuguro zitandukanye, abakozi b'Imana batandukanye. Kwizera Gukiza TV, kanda subscribe, like, sharing ku nshuti zawe, ukore na comment. Muri comment hepfo urahabona comment, wandikemo niba ushimishwa n'ibiganiro byacu. Hariho na nimero ya telefone, Ukwizera Gukiza TV, waduhamagara, ntacyo bitwaye. Imana ibahereza umugisha. Tuje rero kuganira ku insanganyamatsiko maze iminsi ntekereza, ariko uyu munsi wa none nahuye noneho n'abantu ubwabyo babyivugira. Umwe avubwira mugenzi we ngo waca, uriya ni inyatsi, mureke, ntacyo afite. Byambabaje nanone, muntu ni inyatsi. Ariko umuntu wese Imana yaremye, yamuremye mu ishusho yayo. Imana ifite uko umuntu azabaho kuva kiremwa kuri iyi si kugeza yivuyeho, kuko buri muntu wese Imana yamuremeye nk'umugambi. Hari umugambi Imana igufiteho, hari umugambi Imana ifite kuri kanaka. Buri muntu wese Imana imufiteho umugambi. Wamusuzugura rero, wamurebera mu ndererwamo y'ubukene, y'ubushomeri, cyangwa se ubundi buzima bayemo,
budahuye n'uko wowe wifuza, ariko Imana yamuremye ni nayo Mana imubeshejeho, ni nayo Mana imurinda, ni nayo Mana imureberera ku manywa na nijoro, mu nzira zose acamo Imana iramureba. Reka ngubwire ko nta hantu Imana itavana umuntu, nta n'ahantu Imana itamushyira. Yesu ashimwe cyane. Wowe itondera uwo muntu urimo uravuga nabi, kuko uyu munsi uri kumusuzugura, ariko iyi Mana ivana ku cyamvu ikicazanya n'abakomeye, ivana ku mukungugu igashyira hejuru. Iyi Mana irakiza, irica kandi igakiza. Iyi Mana niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwa buri muntu wese. Aharukurira ko hararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mu gitondo impundu zikavuga yaraye arira. Kandi nubwo igiti cyatemwa, birashoboka ko igiti cyatemwa, ariko iyo cyumvise amazi kirongera kigashibuka. Imana ishimwe. Apfa kuba yarizeye Uwiteka rero, apfa kuba yariringiye Uwiteka, yaramwizeye ng'Imana y'agakiza ke n'ubugingo bwe ku manywa na nijoro, akizera Imana, akiringira Imana. Imana ntigitererana abantu bayo, abayishaka, abayiringiye. Imana ntigibatererana. Mwene data, inshuti yanjye, musore, mukobwa, cyangwa icyo wari uri cyo cyose, wowe gusuzugura umuntu kubera ubuzima arimo, kubera situation ahagazemo uyu munsi, ejo yatungurana. Ntabwo uzi Imana ye, Imana asenga ntabwo uyizi. Sereka nkubaze kandi wisubize, ntunsubize. Uramutse umusuzuguye bwacya mu gitondo ugasanga ari ku rwego rwo hejuru, wabigenza gute? Wabyitwara mute? Itondere rero uwo muntu uyu munsi wa none, ejo byahinduka ku buzima bwe. Ndabakunda inshuti zanjye, tuzajya dukomeza tubane uko bwije n'uko bukeye. Ndimujye kure y'Ukwizera Gukiza TV, mujye mukunda kudusura, muduhe inama, muduhe ibitekerezo. Ubwo bwari ubutumwa nagira ngo tuganireho. Birashoboka yuko wakikosora, cyangwa naye nakikosora, kuko icyo tugamije ni ukugira ngo abantu bose bamenye Imana, abantu bose bizera Imana, abantu bose bakizwe, abantu bagira ubumuntu, abantu bongere barangwa n'urukundo, abantu bajye bagendana n'Imana, bumve koko bari mu mugambi w'Imana, kuko Imana yaremye umuntu, imurema mu mugambi wayo, kandi Imana irema umuntu mu buryo bwuzuye. Imana yaremye umuntu mu buryo bwuzuye, umuntu avuka atunganye, ariko nubwo isi igenda imuhindura kuba mubi, ariko Kristo arahari, yamennye amaraso ku bw'abenshi, no kugira ngo abantu bakizwe, no kugira ngo abantu bahinduke. Isi yajemo icyaha, ariko ntabwo dukwiriye kuba imbata z'ibyaha, ntabwo dukwiriye kuba imbata z'ibyaha. Twubahane rero, twere gusuzugurana. Upfa kuba wowe ufite Imana muri wowe, nubwo bagukandagira inshuti yanjye, nubwo bakubwira nabi, ariko wowe ihangane, komeza ushikame ku Uwiteka Imana. Imana yacu ni Imana ihindura ibihe. Shalom, shalom.